coach watsinaga muri Liverpool cye uzi ikibazo wase ikibazo afite abakinyi bose yahypinze baraflopinze ako niko kazi raundi twaze tubimubwira ndaje mbabwira kubera ko uyu mukinyi bazanye Junior ariko ba Junior baraza baranabafite mu ikipe ya Rayon Sport none ba Junior barabafite kabisa sojya tubatandukaniriza mazina y'ibihugu uyu Junior bazanye umenya ari nacyo kwizigira agiye kuvuga jewe nagiye nshakisha vuba hano imikino yakinnye n'uburyo yagiye yitwara sanga Junior mu mikino nibura ufashe nka 20 irengaho yakinyemo imikino 7 mu mikino 26 yakinnye yabonyemo ibitego 7 yatsinzemo ibitego 7 ahubwo ngewe unajyamo nkavuga ni keretse ni Rayon Sport muri ya projet babwiye Rugaju ari ukuzana abakinyi ukabahereza amasezerano meza arimo na close nawe in case yaza kuroransa career ye hana kezitwara neza ukazunguka bakazabaha umwanya kubihanganira kuko abakinyi benshi Rayon Sport iri kuzana urajya kuroga sanga nibyo yaciye ahantu heza ariko wajya kureba muri current form ugasanga ntago yari mwiza cyane heruka gukina ikipe ya Rayon Sport uyu nuko Rugaju yabivugaga Junior ntabwo bagerageje kumukontakta mbere igihe wajyaga muri kuganira nabo ariko ntabwo agence yari yiteguye kubanza kumuha Rayon Sport namenye ko Rayon Sport nanyibutse umu agent uri murakorana na Rayon Sport muri azazana abakinyi w'umunyarwanda w'umurundi ejo bundi ubari muri Ghana bazanye Charles Chiplau right niwe bazanye abakinyi benshi cyane muri Rayon Sport ni twabonye ari kumwe na Charles ikipe y'umurundi baramutubwira mu kanya n'umwango Rayon Sport yashakaga rutayizamu agents wabo barimo barakorana yari yababwiye ko yarambagizaga abakinyi mu bihugu bitatu harimo Cameroon harimo Mali ndetse n'igihugu cya Benin hari umukinyi witwa Blaise w'umunyabene bari baramaze kumvikana byose niwe wagomba kuza niwe ari nimero ya mbere wari kuza kuba rutayizamu mu ikipe ya Rayon Sport oya niwe waramaze kuganirizwa agent baramaze kuvugana byose byari byararangiye noneho mu gihe bari bategereje ko uyu mukinyi Blaise ari buze gutangazwa akaba ari buza rutayizamu wa Rayon Sport ejo agent baramuhamagaye saa 4:30 baramubwira ati diro twakurikiranye mbere ya Junior yitwa Lionel merci yitwa Lionel agent Lionel bo yaragiye kubazanira witwa Blaise byaranarangiye no kuvugana n'amafaranga azahembwa n'amasezerano ejo baramuhamagara saa 4:30 baramubwira ati byihorere uwo bita Junior twara contact mbere bemeye kumuduha mubango agence ye yari kimushakira andi ma equipe hirya no hino ariko biza kurangira bemeje ko uyu Junior ari ugomba kuza ku munsi w'ejo navuga ko cyo nashaka kuvuga no ko ari deal yakunze ku munsi w'ejo ariko yari yaraganiriyeho mbere y'igi Junior ariko yishimiye kuza muri Murera mu bakinnyi bose Rayon Sport yeruka gusinyisha mu minsi ya vuba niwe muntu ni mugoroba akimara gutangazwa yagiye kuri Instagram ye yitwa kameni.juni niko yitwa kameni _juni kuri Instagram aravuga ati good evening dear family, it is with immense pleasure that I announce my signing with Rayon Sports of Rwanda, a great club with a rich history and incredibly passionate fans. Rugaju kutajya mu ngamba neza ujusemura sorry twagiye ntacyo tumanuke good evening dear family maraho neza muryango wanje it is with immense pleasure that I announce ibigishimo biranyuzuye byo kubatangariza ko nasinyanye na Rayon Sport mu Rwanda, a great club, ikipe nziza cyane with a rich history and ifite amateka akomeye cyane and incredibly passionate fans, ikagira n'abafana bigitangaza. I would like to thank the club president, ndashaka gushimira president w'ikipe ya Rayon Sport, my management agents, agence ireberera inyungu zanjye, the technical staff for confidence, ndetse n'abatoza ba Rayon Sport ku kizere bambonyemo, and the sport director who explained
the club's project and vision to me. Ndetse na directeur sportif wa Rayon Sport wansobanuriye neza umushinga ndetse n'icyerekezo bari kwerekezamo ikipe ya Rayon Sport. Dear Rayon Sports FC supporters, bafana ba Rayon Sport FC, thank you for all your messages of welcome and love. Ndabashimira kuri message z'imikaze ndetse n'urukundo mwanyeretse. I can feel your true love and passion for football. Ndimo ndumva urukundo munkunda ndetse n'urwo mukunda umupira. My teammates and I, njyewe na bagenzi banjye tuzakinana, will give our all with your support to make you proud. Tuzatanga ibyacu byose kugira ngo tubaheshe ishema and contribute to writing the club's history. Ndetse dukomeze kugenda twandika amateka akomeye ikipe ya Rayon Sport. We are counting on you. Tubatezeho byinshi Because without you nothing is possible. Kubera ko mudahari nta na kimwe gishoboka. Now let's get to work. Ubu rero reka tujye mu ngamba. See you very soon in the stadium. See you very soon on the stadium. Vuba cyane murambona muri stade tuhabonanire. Ahita yandika mu Kinyarwanda ngo dukomeye turi kumwe. Ibyo ni wasira. Wasira muhaye amwe atako kedifingo dukomeye. Mbere yo kugwa korabo yakamurikira amataka gafatu gatereke. Y'ubururu n'umweru. Rayon Sport yabonye rutayizamu irimo na closing deals zayo zo gusinyisha, ngira ngo ni nayo mukinnyi wa nyuma ahubwo winjiye muri Rayon Sport. Ku biro 82 metero na 97. Ubuhanga afite cyane no gukinisha ukuguru kw'imoso. Akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2001. Yigeze no gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon ya under 23. Ya under 23. Ku bwa Radio Rwanda tukongera kuyibutsa ko ntabwo turi mu wayipinge, dutegereje Ruhangwa. Na nubwo turi mu munenge. Ntabwo turi mu munenge, azagera hano bita Ruhangwa Mboni. Umukinnyi azagera hano ku munsi wo kwa kabiri, ejo bundi kwa kabiri. Hanyuma Gardie bakwe muri Cameroon nawe azagera hano ku munsi wo kwa gatatu mu Rwanda. Birumvikana bazahita bakomereza Igicumbi. Igicumbi naho tugiye kuhajya none muri match ya munsi rwose. Nibagera rero Igicumbi bazitoza kimwe n'abandi, ariko bitegerejwe ko iki cyumweru Rayon Sport igomba kuba irangiza no kwishyura Eritatu ndetse na Zuberi ku buryo bagomba kuba barangiza ibintu byose na Mukura. Rayon Sport bambwiye ko umukinnyi wabo wese bazakoresha muri iyi sezo mo bamaze kwishyura azaba yamaze kugera mu Rwanda yanakoze imyitozo ku buryo abazaba bazanira kuri Rayon Sport Day bakababereka bafite amajezi na nimero bazambara. Kuri Rayon Sport Day niho bazabimurikira kuri Kigali Peri Stadium. Rero Day kwa gatandatu tariki 18 kwa gatandatu. Ahubwo reka nze mbaze Samon amatike amaze kugurwa ku gihe kwa gatandatu rwose. Hanyuma bakababwira bati bareyo sukubereka gusa abakinnyi na nimero bazambara bya birori baba bateguye n'aba DJ n'abahanzi n'aba MC biba biryoshye. Tuzanongeraho rwose yuko tuzanabafasha kubereka umukino mwiza uryoheye ijisho. Bamwe mu bakinnyi bamaze igihe bakora imyitozo birumvikana nka Bayisa Jigiba bazagira umwanya uhagije wo gukina. N'aba ngaba baje nyuma abareyo baravuga bati nabo ko twari dukeneye kubabona ngo barashaka kuzabaha iminota mike kuko ni match ya gishuti wemerewe gusimbuza abakinnyi bose ushaka. Ushatse bakoramo 11 ugashyiramo abandi 11. Ataho ngaho nabwo tuzagira iminota tubaha nabo mubabone bakoraho kuri baro gake gake. Murebe niba nk'uwo rutayizamu Kamenise azi kwifunga ku moso ye, ku mbaraga ze n'ibindi. Bakaba bavuga bati rero mugure icyo bita amatike. Mwibuka ko stade ni ntugeranyije nuko bari kujya muri stade Amahoro. Mugura amatike atari yahenda, mugura amatike mubizi neza yuko niyo match yonyine muri bwongere kureba Rayon Sport nyuma y'igihe kirekire. Abakinnyi bari muri vacances, murabizi ko izine mutemerewe kuzireba nk'iya Jamus. Gomba ati kindi mugura amatike ko tugiye gukina n'ikipe n'ubundi zaba iri muri Sekafa ikomeye ya Gor Mahia, aho muzabona n'ishusho y'ikipe yanyu muri Sekafa. Ubwo rero abareyo nahabo
gukanda akanyenyeri bakagura tike ubundi bakitegura Rayon Sport Day, cyane ko iyo ukanze akanyenyeri arumva 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ushobora kugura tike yawe. Ndagasubiramo bwa nyuma. Kwizigera hari abantu umara kuvuga ibintu rwose kuri radio nyuma y'iminota 2 ukabona ngombwira ka kanyenyeri. Ntabwo tugasubiramo kuko tuba twagiye mu yindi ngingo. Kandike mukanya ntube uvuga ngo ntimugasubiremo kuko tuba twagiye kuri match ya Jamus. Na akanyenyeri 9 gatatu 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukagura tike yawe bijyanye n'umwanya ushaka kwicaramo. Bwa nyuma gura tike witegure Rayon Sport Day mukina na Gor Mahia ureba izo ntwaro zose ukanda akanyenyeri 9 gatatu 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi Uwe wibitseho tike yawe. Ahangaha nanjye no nshaka kureba muri. Hari ikibazo cyanjye wakwepye nifuza kwansubiza nko mu munota umwe cyangwa 2. Kuko numva ari nk'inama kuri Rayon Sport n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport. Nakubwiye nibyo Rayon Sport ikugura abakinyi bakiri bato. Twinjira no muri project baganirije Rugaju ni ibintu byumvikana. Ariko kandi ntekereza ko Rayon Sport igomba kuganiriza abareyo ko bari mu nzira nziza yo gutegura ekipe. Ushobora gutegura utwara ibikombe ariko nanone nibazave umukinyi mu gihe yaza uvuga ngo yaciye hanaca muri izo Saudi Arabia na hehe nguze kumunenga uburyo ari gukina uyu munsi. Nicyo kintu nakubwiye ni uko byamera kose nanone ni indi room abantu bagomba gutegererezamo. Ariko Rayon Sport kabiri gukora amasezerano meza yo gushyiramo clauses zishobora kuzayibera inyungu kuko urebye abakinyi bose iri kuzana kuvanye hanze nabaza gukomerezaho kariyeri yabo mu Rwanda ahubwo ntago ari babandi ubundi twajyaga tuvuga ngo baje kuyisoreza mu Rwanda. Ngira ngo Rigoga abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abanyamupira muri rusange bari imyaka maze kugeramo ngiye sigaye nkunda kuvugisha ukuri kuko ibintu bitekereza nta kunyura ku ruhande. Twasobanuye kuri projet ya Rayon Sport mu by'ukuri Rayon Sport gufata umwanzuro wo kugura abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 kandi bafite profile ko bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ni ikintu kiri very positive. Kiri positive ariko mu buryo bugaragara ko buri ari bwo muri future. Hari uburyo bubiri bwo kubaka projet. Rayon Sport kubera ko ari ikipe y'abafana benshi niyihanganira cyangwa se abafana bayo ntibihanganira kubona ikipe itarimo ira challenginga mukeba wabo APR ku bikombe. Ni ikipe ikeneye kubwizwa ukuri n'abayobozi bayo bagasobanura neza icyo barimo barategura. Hari ibintu byiza biri positive byabaye mu igura n'igurisha rya Rayon Sport muri uyu mwaka. Mbere na mbere kwa pointinga directeur sportif ubizi umuhanga. Icya kabiri kugumana umutoza hari ingingo bakanamwemera gushaka abamwungirije ni cyiza cyane kuko niwe wihitiyemo ba Sostene ndetse n'aba Sasha. Icyo ni icya kabiri n'ikizima. Icya gatatu ni ukugura abakinnyi bazi umupira ariko bakiri bato. Bivuga ngo nge kubwanjye uko mbibona Rayon Sport ntabwo ari ya kipe ije ngo none ahita ibaprometa ngo tugiye mu matsinda ngo tuzanye shamla ngo yute dutwara championa ngo na Peace Cup ngo tugahita tujya no mu matsinda. Uko mbibona barimo barubaka ikipe yakina umupira mwiza usukuye igashimisha abafana mu mikino bazatsinda ariko niyitatwara ibikombe akaba ari ikipe ibaha icyizere cy'uko mu myaka iri imbere bazaba bafite ikipe noneho yahatanira bya bikombe. Njye niko mbibona mbibona nka projet ikiri mu ntangiriro ishobora kuzajya igaragaramo imikino batsinze ariko ataruvuga ngo ni projet yo guhita itwara ibikombe nona. Urakoze cyane. Hanyuma icyo rero warumbaje ku bakinnyi ntabwo umukinnyi wanyuze muri ayo mashampiyona agatwara ibikombe muri Aziya kuza muri Rayon Sport mu by'ukuri nawe bwawe ushyize mu nyurabwenge ntabwo Rayon Sport yamugurisha projet
kandi Rayon Sport nta kintu ifite cyo kumupresenta ntiyamwereka ngo igikombe batwaye uyu mwaka ahubwo ni umukinnyi nawe ubwe uba utakirimo arakoreshwa cyane muri club avuyemo ni nayo mpamvu n'amasezerano yaba yari expiye ko aba yaranyuze mu makipe y'abaprofessionnel ntibamwongerera andi masezerano hari ibyo baba bamunenga hari ibyo baba babona bitagenda neza rero icyo navuga cyo ni uko Rayon Sport yamuha iyo exposure ikamuha urwo rwego n'iyo promesse Rugaju yavugaga yo gukina bakongera bakamuzamurira urwego ariko uko mbitekereza ntabwo ari umukinnyi waguzwe kugira ngo aze kubakira ibigwi n'amateka muri Rayon Sport ahubwo ni umukinnyi waguzwe kugira ngo Rayon Sport yongere imusubire ku igihe kumufasha kumusubiza ku itara yego urakoze cyane tujye mu igicumbi inzove ntizijya zimva mu mutwe igicumbi ikipe ya Rayon Sport yahakiniye umukino wa gicuti ni ikipe ya Jamus nari nabonye itangazo yuko atari umukino uri open ku bafana kugira ngo baze kuwureba sinzi niba waragize amahirwe yo gukurikirana amakuru y'imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport muri uriya mukino wa mbere bakinaga n'ikipe ya Jamus byabaye ibitego 4 by'ikipe ya Rayon Sport ku bitego 3 by'ikipe ya Jamus bakitoga baratsinda atiso nawe atsindamo igitego niba arabonye amakuru avamo imbere ahakiniwe umukino imyitwarire y'abakinnyi ari iyihe kugira ngo tujye no mu ikipe ya APR ko nabo bakinnye umukino wa gicuti abareyo icyambere binjijwe ibitego byinshi yego avuga ati Jamus nayo si ikipe yoroshye ikipe izakina Sekafa ariko urumva ko hakiri utukosa mu bwugarizi zamurira gufatamo na Kuyate agasimburwa na Yves ariko bareyo nyine barakubwira bati ikipe yacu erega ntiyuzuye akubwira ati se twebwe ntidufite umuzamu wacu wa mbere abakinnyi benshi nibashya ntiturakora imyitozo ihagije bakakubwira bati rutahizamu yari ataraboneka urumva hari impamvu tutari nyine kwinjizwa byinshi nubwo nabo binjije byinshi ariko all in all hari abakinnyi rero bona abantu bashimye surtout nka Issa Jigwiba watanze imipira 2 yavuyemo ibitego Tony Kitoga watsinze 2 hari Atiso waje gutsinda igitego Gloire Ngonge yashoje ameze neza yongeye kugaruka ameze neza navuga yuko konsani nini nyine iri inyuma no mwizamu niho bavuga bati dukeneye kugira ibyo dukosora surtout nka defense itaramenyerana ikora amakosa menshi cyane so urumva aba defenseur ba Rayon Sport n'ubwa mbere bakinanye bwa mbere mu mateka yabo kongeraho ko n'umuzamu nawe kwiyati turabizi urwego rwese umuzamu mwiza rwose bakagira impungenge rero kuri nimero 6 kuri ubu abagize impungenge kuri nimero 6 kuri ubu abareba bambwiye bari igicumbi batoya abareba ntibagira ikibazo kuri nimero 6 ati Muderi Akbar yakinnye akoze umwitozo wa kabiri gusa rero nta umukinnyi mwiza turwego rwe rwose rurashimishije no umuntu utaragira nyine igihe gihagije nyine yitozanya n'abandi so urebye bo muri camp ya Rayon Sport barasa n'abantu bafite icyizere ko bamaze kubaka ikipe nziza banafite icyizere bavuga ngo aba bakinnyi nibamenyerana kuko ari bato bazakora ibintu bikomeye ngo aya makipe y'Kigali bazayakubita cyane ntabwo wagana n'ubuzi bw'ikipe ngo bukubwiye ngo tumeze nabi turapfuye twaguze abakinnyi b'amafro ba version na kuye kuri rero tuzakubonera muri njye no muri Sekafa ni ya version yanjye ndayikura ku kiganiro cya Muhire Kevin umuntu wabaye kapitene wa Rayon Sport nk'umukinnyi wa Jamus wari uri mu mukino nyirize nizere ko iri positive oya ntabwo iri negative umuntu witwa Muhira asiga akubita cyane oya Muhire Kevin aragira ati ikipe ya Rayon Sport ngereranyije no ko yari isanzwe igura kuri uyu mwaka navuga ko yaguze neza aravuga ngo hari umukinnyi twahuriye hagati mu kibuga bita Ibrahim Jingale ati umukinnyi yatugoye ku buryo tutabitekerezaga Rayon Sport ahangaha yaguze neza umukinnyi bita Ibrahim Jingale iminota yakinnye ngo yagaragaje ko afite urwego rwiza ibyo birajyana n'umukunzi wa Rayon Sport watwandikiye kuri YouTube ubwo ukomerezaho
nuko ndi kumushaka simubona ariko nanasomye ubutumwa bwe yavuze ati twebwe uyu mwaka ikintu dushimira ikipe voilà Yego. niyigaba Emile yavuze ngo Rayon Sport mu myaka 7 ishize nibwo iguze nta kavuyo kayirimo gusa uko izakina kose tuzabyihangana aha se kuki ibintu bya Rayon bashyiramo kwihangana cyane itizazifu expectinga ko itazakina neza oya yazakina neza yakina neza yakina neza Muhire bakavuga ngo nkurikije match ko nayibonye uwo bita Ibrahim Jingare ni umukinnyi mwiza muri mediane hagati mu kibuga ni umukinnyi rwose mu minota twakinnye wagoye ikipe ya Jamus kandi nabonye ko afite ibintu byiza undi muntu yashimye ni Issa Jigwiba yaravuze ati rwose ni umukinnyi ubona ko afite level nziza pe ati nta muntu wabyirengagiza undi mukinnyi yashimye ni umukinnyi bita Atiso aravuga ati uko biri ugereranyije na Aziz Basana biraruta harimo upgrade kuko Atiso ngo ni umukinnyi wagaragaje kudakunda bya bindi byo guheza impande ni umukinnyi w'umuwinga ariko ukunda gukora amakatina akagarukamo hagati ni umuforward aravuga ati no gutsinda icyo gitego ni karite nziza cyane afite uwo mukinnyi abakinnyi atashimye cyangwa se atavuzeho cyane yavuze ati obita Charles Chiplau ni umudefanseri mwiza wagufasha gusohora imipira ariko si mwiza mu kugarira ntabwo rero narayabonye navuga ati afite imbaraga nyinshi nta mbaraga nyinshi afite nta muscles uzanye umupira uje kumwataka ati si umukinnyi mwiza wagupfa ko gukuraho umupira ati ariko kubera ko akunda gukina uwutangije ati yawutangiza neza urumva icyakenewe cyane no kugarira icyakenewe cyane cyo kugarira ati sinkibona cyane urumva aravuga ati Matumona na umukinnyi tumenyereye mu Rwanda atari ko si level ya Rayon Sport urumva avuga ati ni umukinnyi waba ari mwiza ariko utari kuri level yo kuba myugariro w'ikipe ya Rayon Sport atahanga rwose bakandagiye kandi mu bugarizi bamaze kuguhaha ubwe rwose ngabona Rayon Sport yari kwiriye gukora retouche muri axe urumva avuga ati rwose no kuvuga ngo Matumona na Charles cyangwa Charles cyane axe yabo izaba ntabwo rwose mwikomeye ariko ntabwo wajija nyine ariko ni umukino wa mbere wa gicuti ntabwo wajija kuri match imwe ibitego bine haba harimo bitatu ati defense rwose ntabwo ikora neza cyane gusa ikindi uwo bita Tony Kitoga ngo niyo mwagiramo niyo mwagura bahe ikibuga ni iki ikibuga afitemo mwanya uhoraho azasohoka rwose ngo ni umukinnyi mwiza Tony Kitoga se ko ari ugweraseze ishize ati rwose byaragaragaye ni umukinnyi mwiza abandi bazashaka indi myanya ariko umwanya wa Tony Kitoga muri Rayon Sport uzaboneka asigaranye imyaka 2 hari ingingo ubwo twaganiraga umwaka washize muri seze ishize nyine tuvuze umwaka ushize nko mu kwa 4 yaravuze ati umwana tushe technique afite no mukinnyi udasanzwe yaravuze ati ahubwo nzasaba reba mwongerere kubera ko ni preza akaba na fitire ni uwa none n'ahazaza ha Rayon Sport imbere nge natekereza ko Reda afite ibibazo byinshi imbere ntabyo imbere bizaterwa ariko na Kameni ko rutayizamu ko Kameni araje niba azaza gucarenga Asmane akatanga upgrade kuri Asmane ariko Asmane we n'urwego rwe ruri hasi ariko nibura bazaba bafite bench ndavuga uyakwiye kuza ari umwataka ari hejuru ariko ni nabyo Murenzi Abdallah asezeranyije abareyo ubwo bari mu kiganiro itangazamakuru avuga ko bakeneye rutayizamu uzatsinda ibitego nibura bakazaba bari hejuru y'ibitego 50 muri season urumva rero ariko aravuga muri bari batatu b'imbere urumva rero nk'uyu rutayizamu naza ari mwiza afite umupaseri mwiza nka Issa Jigwiba Jingale nawe ntabwo ari mubi erega na bagurwara ngonge baracyahari nabo bato ni Kitoga baracyahari gafite umuhamagaro wo gutsinda bati so ku ruhande imbere ntabwo ari bibi cyane ukurikije uko bari kubavuga ariko inyuma surtout ubwo natubwira no kuri Olivier niba byararangiye wa mugani Olivier ntabwo bigikunze Olivier biragoye nese ko bamaze kuzana uriya muzamu muri Cameroon ko hari abareo babibazaga birasa naho amahirwe ari make ntabwo nabonye ikiganiro nakoranye na Olivier Kwizera se
narakibonye arigendeye nta cyizere Yararangiye. Jordi afite amadini muri za Jordania kandi nawe yaciye akarongo ku mafaranga sinzi niba yakwisubiraho ibintu bya transfer nta muntu uvuga ngo byarangiye bishoboka. ngo biraheraheye keretse yasinye mu yindi hari igihe wabona wenda Rayon Sport ikoze ku ikabona